turagushimye cyane uhabwe icyubahiro. Tugiye kujya mu bukwe bushushanya kugaruka kwawe, ndagusaba kugira ngo ubane natwe kandi uturinde kirogo y'umwanzi yose, ahubwo ijuru ryishimire ibyo dukora byose, ko tubyakira mu izina rya Yesu, amen. Murabura abashuti bavandimwe mudahwema kurikirana GNF TV, by'umwihariko mwamaze kumenyekana umuryango mugari ufite icyerekezo. Ejo bundi twabwiye ko tugiye kuba twataha ubukwe bwa John, nk'uko bireba turi kugenda mu bukwe ibisanzwe n'abasaza n'abakecuru. Uyu munsi tugiye kuba bamwe twakambirwa ingori, abandi nabo tugahabwa ikamba y'uko twaze neza. Nk'uko ubibona abasaza abasore batambuka gitore nk'abantu bagiye mu muhango nyine nyirizina w'ubukwe twabwiye. Ni ibisanzwe rero niba watanzwe muri buno bukwe komeza ukurikirane, mutanguka 5 kuri 5 ndahakubera kugira ngo kugezeho na GNF TV nk'ibisanzwe hano turi Karongi Kanama. Ndazana amata n'ibisabo we, ndazana inzoga n'abagabo, ndazana ababyeyi n'abasore b'impingane, ndazana ibyansi n'abakobwa bo gucunda, humura naza maze nkunde nkwizihire wese. Ndaza mu museke utambitse inkoko zibika, ndaba mpingutse mu mpinga z'iwanyu. Mu museke utambitse inkoko zibika, ndaba mpingutse mu mpinga z'iwanyu. Ni wowe nyamibwa nahitiyemo imanzi, ngwino mama mwezi umuritse wose. Urugo runezerewe Imana irubamo, iyo wahuje imigambi yo kujya mu ijuru. Mana Data, Mana ikomeye, turamushimye habwa icyubahiro, tugushimire ko tugejeje muri mwanya guhumeka n'imbabazi muhabwa icyubahiro. Tunejejwe n'abo bashyitsi bagenda urugendo rutari rugufiya maze bakaba bafite amahoro, turagushimira habwa icyubahiro. Reka twiyageze kugira ngo gahunda zose z'uyu munsi ziyoborwe nawe, kandi uyu muhango w'ubukwe turawukuragije kugira ngo Mana ikomeye ubere twese isomo, kandi n'abagiye kurushima uyu munsi abe aribo bazabubakira. Tubisabye mu izina rya Yesu. Yewe Karame urakomeye, uraho neza? Abona turi mu bihe byiza tambuka bumva no gusuhuze no amahoro. Turashima Imana, isashimwe cyane, ahimbaza, meze neza, turakomeye rwose. mwagize ibihe byiza? Twagize ibihe byiza, n'akavura karagwa, tumaze iminsi dufite mu bwonko bwari bw'Imana yabigenje neza, tugeze amahoro. Murakoze cyane. Aha rero twicaye turi umuryango mugari kwa Eduard, nanjye mpagarariye intore nkuru. Kuri uyu munsi rero twari twiteguye ko uza kugera hano, kuko intumwa wohereje twarayibonye. Aba rero ni intumwa zihagarariye abandi mu muryango, zatoranirijwe kugira ngo tukwakire, tuguhe ikaze mu muryango. Reka mbasabe rero bazamure ibiganza bagusuhuze, kandi ngo tukwifurije amahoro y'Imana. Amen. Hamwe n'ikipe mwazanye. Yego rero ndagira ngo
mbwirire abana b'abakobwa batorejwe mu muryango kugira ngo batambuke banyakirire Pierre. Murakoze cyane bakobwa. Kandi mu mwanya ushize umuvandimwe watubanjirije yasenze Imana yo mu ijuru. Imana rero wumvise kandi uzi ko tugiye no kukwakira, reka bakore ibikwiriye hanyuma bakwicire icyaka, maze murumva ko baganira neza basaza bacu. nubwo wumva akajwi kari gatoya ni ikinyabupfura yatoje, buriya nawe yavuze ati ni mwakire. turabashimiye tugotomere twumve ko Yesu agira neza. Ugubwe neza, haba hari igitekerezo cyangwa icyo mwifuza ko twaganiraho, tubahaye ikaze mu muryango. Abohereje yarambwiye ngo uragera hari saa 3 kandi nzi ko ari iwanyu ari izuba rirasira, iyo rirashya amasaha ahagarara rigenda. Murakoze, duturutse mu burasirazuba, ni ahantu nubwo izuba riharasira ariko hari urugendo rurerure. Turabanza tubisegureho ko umuhanda utatugendekeye neza, ariko tukanashima n'Imana itugejeje aha ngaha amahoro, nta mpanuka yabaye mu muhanda. Turabyumvise rwose kandi impamvu zanyu, reka nsaba umuryango muzumve, hanyuma twibagirwe ibiri inyuma dusingire ibiri imbere. Sibyo banyamuryango? Uzamure ikiganza mbere. Pierre, umutima wawe utuze rwose kuko umuryango bacyumvise. Murakoze. Twaruhutse rwose. Maze rero waje ugaragiye izi ntore bakomotse umuryango wa Muhamyangabo Azariya, waje tubagendereye, ariko tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, ngo ubuntu n'amahoro bibane nawe. Twazinduwe n'amakuru atari mabi, ahubwo ni amakuru meza. Twamenye neza ko uyu muryango wa Leonari ufite ibirori. Muhamyangabo rero usanzwe ari inshuti ya Leonari aravuga ati wowe ufite imbaraga rero nyaruka kugira ngo ugende wifatanye n'umuryango mu birori. kugira ngo muri ubwo buryo nibwo twaje, ntabwo twaje ibokoboko, ahubwo twaje dufite n'ikinyobwa kiri buze kudufasha kwica icyaka maze tukifatanya muri ibyo birori. Murakoze cyane. Ntabwo birari byawe. Bagira ngo umenye ko umuryango wanyu abasha. Kuri byawe nibyo namuhereje. Hari umugabo numvise mu gihugu runaka wajyaga ajyana intwara akazereka abantu byabayeho, abereka ko akazi abasha, none bishubije buriya. Ariko ndakwakiriye rwose, ariko urambwiye ngo ni umutobe. Uriya ni umutobe w'Agazaza, kugira ngo tusangire ifatanye muri ibi birori. Aba bakobwa banjye bari
hano hari ikinyobwa rero buriya manitegwa no kugisoma kimwe mu wanyakirije, niyo mpamvu bari kubanza guca n'akabugi, ariko wageze mu muryango gisangamo ntagira ipfunwe ryo kuvuga. Buriya kuvuga rero ni ugutambutsa nk'uko turi kugenda tubivuga. Umuryango wo kwa Muhamyangabo harimo umusore wacu, hari umusore witwa Kubwimana John, yaje umuryango wo kwa Leonard habengukwa umukobwa witwa Umugwaneza Mutiti. Uwo mushinga rero yaratangiye, nkatwe duhagarariye umuryango waradushimishije. Igihe kiza kugera rero aravuga ati babyeyi munkundiye mwajya kumbariza kugira ngo uwo mukobwa nabonye nkanamushima, namwe nimumushima muzamuzane tumwongere mu muryango wacu ariwo wa Muhamyangabo. None bwana Sheri rero hamwe ni delegasiyo turi kumwe ahangaha, byatuzinduye nacyo kirimo, muramutse mutwemereye ijuru, muramutse mutwemereye hamwe n'intore yanjye naje ngaragiye mwaduha uwo mugeni, ariko turasaba nitutegeka mumutwemereye mwamugize neza. Uratubwiye ngo umuryango wacu mwahabibutse umukobwa, unyereka itsinda ry'abasore b'iwanyu, ndabona bujuje ibyangombwa byo kuba bashinga koperative. Niba ari bose ijambo uvuze barihuriyeho, ari buri gushakira umukobwa, ndakubajije ni mu muryango w'iwanyu ijambo mbwiye y'umuryango n'iwanyu niko bajya baribabwira. Iki ni ikirango y'uko ngaragiwe nta gishobora kumpangara aho najya hose. Izi ni ingabo z'umuryango wa Zariya zigenda zitugaragiye mu muhanda aho tugenda hose, ariko ku bw'ibyo harimo n'indi ntore izirusha intambwe. Niba munyemerera rero namusaba agatambuka akaza hano imbere kugira ngo mumubone. Urakoze kuye. Murakoze namwe. Rigizwe n'iryo muntu kwa Muhamyangabo rwose, ndabona afite ingabo rwose kabisa. Mu muco wacu rero urabona ko abakuru barateranye, kandi ntabwo mu biganiro twagirana abana nabo bateranye, kuko ndabona bajya bakiri batoya. Buriya rero uriya muhungu wanjye aze kubashakira aho baba baruhukiye baganira iby'abana, natwe tubanze tugire ibyo twuzuza nk'abantu bakuru, dusubire mu muco, turebe icyo umuco udusaba, ko twicajwe hano no kukwakira, ariko twubaka n'umuco w'umuryango, ntabwo tubereyeho guca umuco. Uri kukubwira ahangaha kugira ngo ibyangombwa byawe bibashe kugaragara, wa muco wacu udaca ukazimira, ahubwo dukomeze kuwusigasira, komeza usugire sagambe. Bageze hano mu muryango turakwakira,
ndashaka ko dukomeza kuganira gutya gusa, nibakomeze bakunyakira, akora turabikwemerera tuganire, ariko ntibibagirwe umuco. Birashoboka ko ahari hari ibyo yavuze ko byari byatinze atabashije gusa naho agezeho amaso, muratwihanganira rero. Kandi nk'uko yabitangiye mwashimiye umutobe yazanye, ariko umukobwa mwamukwemereye, ariko hari iby'ibanze mwadusabye kandi bigomba kujyana n'umuco. Hari isuka iyo igomba kugenda ikabanziriza kugira ngo ibintu byose ibibanzirize. Iyo suka rero twayizanye, hari mutwemereye twayibashyikiriza. Ngwino kubera ko akiri mufungurire bwawe reka nitabaze nabona urutiye hariya, hanyuma ariko nibatabikora ntabwo turi buganire. Abanyamuryango mwemeje neza ko ikiganiro cyari hagati yanjye na Pierre gisubukurwa n'uriya mugabo hariya ngo witwa ni Enoki Nsengimana. Enoki Nsengimana, niko mubyanze namwe murabyemeje. Buriya hano muri uru Rwanda rwacu hari ibigomba kubanza kwemezwa mbere y'uko hagira ibikurikiraho. Inteko y'umuryango irakomeye, si byo banyamuryango? Ngaho harya ngo witwara Nitwaye Enoki Nsengimana. Enoki Karamenda wagendanye n'Imana, uwo yagendanye n'Imana. Komeza icyo wari utangiye uvuga. Reka nze mpaguruke nakwakire. Suka iba yagenewe, iyo suka rwose ntayizanye, ntabwo twaje bokoboko, niteguye kuyakira rwose. niba kurye n'ifoto yuko umukobwa aza icyo bita impano, ariko iyo nka tugenera igicuba cyo kuyishakira amazi. kera cyitwaga ikibindi, ariko mu buryo bw'iterambere turimo rwose byo, kandi ndabishimye mpagarariye umuryango. Umunyamuryango aya mashyi wumva ni ikimenyetso cy'umuryango ko bakiriye. nakubwiye ko uburyo ubuvuzi ndacyagura n'ibindi. hari imashini hano ikata ubwatsi, inka tuzaguha tugiye kuguha cyangwa se twohereje ikeneye ubwatsi. kandi iterambere tugezemo ntabwo ari ibyo gukoresha umuhoro, dukoresha imashini zikata ubwatsi kugira ngo ibiryo ubwatsi neza bwakaswe. tugira imashini tukiri aho. icyo nari nasabye mugenzi wawe gukora aricyo ukoze cyo gusaba umugeni, uragikoze kandi turabyakiriye. hanyuma iki gice ugezemo cyo kuduha ibigendanye n'impano z'ibanze, komeza tubyakire. nabyo kubera ko dukurikije gucunguza uburyo umwete, turebye n'aho amasaha ageze. Nyarwanda yavuze ngo butije n'imvura, buriya dushobora kurinda niwe yabivuze, twisubiramo tugenda twigarukamo, ugasanga imvura iramuye. noneho tukaza kuba turi kunyerera. twari tuzanye imashini yo gutata ubwatsi kugira ngo inka yacu izamere neza mu mubiri. akantu gakuweho witonze, hanyuma babe bakurikiye ifoto. Banyamuryango, mwishimiye ijambo uyu Enoki avuze. ahari
ikibumbiro kugira ngo inka yacu izajye inywa amazi neza, izajya ibona uko ishoka bitakugoye, kuko iwacu yashokaga. Ushobora kugera hano rero ugasanga ibuze aho ishokera kandi bitari bikwiye. Niyo mpamvu natwe twakitwaje. Wivunika hano umuco w'Abanyarwanda ntabwo tucyorera ku gasozi, mu rwego rwo kurinda amatungo indwara zitandukanye turacyakiriye. Murakoze. Ndagira ngo tugukoshe ko mwatubwiye ko mwiteguye gusaba umugeni muri uyu muryango, kandi umugeni tubaha agomba gukobwa. Ndagira ngo tugukoshe. Urabyiteguye? Umva, naje niteguye kandi sinsubira n'inyuma. Ibyangombwa byose nabyiteguye rwose, nta kibazo kunkosha, ndabyiteguye. Rero nshingiye ku bubasha nahawe n'umuryango bwo guhagararira umuryango wo kwa Edouard, bikunyumva se? Bikukumva. Uwo musore ntakwete, umusore ntakwete gutwara umwanya kirekire hino. Ko nshobora kubikosha, gushakire inyana nziza, hanyuma wituzanire ibe inkwano ya Mugwaneza Petite. Udushakire inyana nziza hanyuma wituzanire. Mbaye mbashimiye. Urakoze. Umukobwa wanjye ntabwo namugeneye inyana imwe, ahubwo namugeneye nyinshi, kandi ndumva umushumba yaba yarazanye. Buriya rero kuko twabisezeranye, ntabwo tucyororera ku gasozi, ariko ndabizi namwe ko muri abatunzi kandi ko mutunze nyinshi. Niyo mpamvu izacu nazo twazohereje umushumba uzirongoye, akaba ahari mwadukundira tukabaha amazina yazo, kuko twayashyize mu rwandiko, noneho mukagenda mukareba amazina yazo, noneho bakatubwira niba kuko arizo bazemeye. Nta kibazo. Icyo bitwaye abanyamuryango, iyo nka nziza uvuze ko iri hehe? Inyana bazizanye, bazizanana n'izindi, kandi turasaba ko mwaduha uwo kuziyobora mu zindi, noneho twebwe uwo twazanye akagenda akazimubwira mu mazina yazo, noneho akazimwereka. Hanyuma bajyane gane. Rero umutobe hano mwazanye kugira ngo someho, ariko aho nyina wabo yicaye ufite umutobe aho ngaho waje witeguye. Tubaze nyina wabo niba hari impamvu yindi afite, ko yabaye nawe yarameze. Umutobe urawufite cyangwa ugerwa ku mashyi wabo? Ahari reka dusabe abakobwa baje batojwe mu muco, nyina wabo batambuke baze, kuko buri mukobwa ariko wabivuze n'umuryango, kandi natwe dufite umuryango, tuba twabitekereje neza. Ntabwo ari ibintu byatubukiye cyangwa se ngo tube twabifatiye mu muhanda, ahubwo twari twarabyiteguye
arahamagara rwose akaza tukamushyikiriza uwo mutobe we w'ababyeyi bareze neza. Ababyeyi nk'ikimenyetso cy'ubufatanye, dore handitseho ko tugomba gufatanya nta rwango rugomba kuzaza hagati yacu nawe. Urakoze none hanyuma usubire mu mwanya murimo oya usubize ikibazo narimbajije. Mwagize uruhare mu kurera umwana w'umukobwa, none nshingiye ku ijambo Enoki yavuze kandi yakomeje avuga, se nubwo tutarabona abanyamuryango bacu. Murakoze. Njyewe najyanye n'umushumba ajya kunyereka inka zarize mu zindi, nazitegereje yatuzaniye inyana nziza nazishimye. Murakoze. Ushingiye ku iri jambo umunyamuryango avuze, nawe nk'uwabanye na Mugwaneza, hari impamvu ubona yatuma tutemerera umugeni uriya muryango uhagarariwe na Enoki na Pierre? harya rero wavuze ngo wa musore harya ngo yitwa Kubw'Imana John, kugira ngo ahari ni kubw'Imana wahaguruka bakabona ko turi kumwe, ko ntaje kwisabye. niba ari muri abo mwegera imbere hanyuma azamura ikiganza asuhuze umuryango. Natera intambwe asuhuza umuryango. Urakoze, reka sabe uretse va mu nzira nawe warebye mu mutima wanjye icyo nagiye kukubwira, kandi rwose biraza kunezeza ari uko mbona uyu mukobwa ko nibwo rwose hari kunyura n'umuhungu wanjye aza kubona koko ambwira ko ari byo. Enoki ufatanije n'umuryango bari kumwe, baza rero bavuga ko bafite icyifuzo cy'umusore wabo John. Uramuzi? Ndamuzi. Hanyuma batubwira ko baje mu muryango kugira ngo basabe umugeni, bavuga amazina yawe yombi, baduha ibyangombwa bijyanye n'umuco bisaba umugeni, turabakosha kandi baradukwera neza. Hanyuma tuguhamagaye kugira ngo tukumenyeshe iyo nkuru nziza igize ikiganiro twagiranye n'umuryango. Bityo rero mbere y'uko mpamagara Enoki uhagarariye umuryango kugira ngo aze, ndagira ngo abo basore bari kumwe base nk'aboroshya imigozi, amoroshya imigozi rwose. Murakoze cyane. Hanyuma niba hari
dutekereza kubanza gutegura umwanya hanyuma nurangiza abo bateguye kugufasha kunganira ntibakunganire ubanza urebe aho umukunzi wawe aza gutambuka aza kureba ko araza kuza kuduhamirire ku munsi hanyuma turangiza turavugana ibindi bikurikira. Abakobwa bagufashe kugira ngo nk'uko yari kutubwiye ko azahora amata azahora acunda maze abashe kubikora neza. Urabona ko rwose arashimishije. Murabona ko bikora neza mwari watojwe ati tubura amata mu rugo kwa kubw'Imana kandi Noki murakoze cyane umwuga wacu avuze ko yatojwe imirimo atambuka ukawitoza kandi bakeye umukobwa dukunda rwose mu muryango hariya hari umusore kubw'Imana ndi kubona nyuma inoti rero umukobwa mugwaneza mwasabaga uyu nguyu wahamagara umusore wawe akaza ukamushyikiriza. Igira hafi yatweretse ko afite uburere ariko turagira ngo nsabe umuhungu wacu mu muryango natwe reka dusabe umuhungu wacu atwereke umukobwa umwabonye baje benshi umukobwa yakunze umukobwa wamuhogoje. hari abasore ariko ndabona rwose batari bumurekure utababwiye ijambo ryiza. rero bafite agakosa gatoya nawe nicyo gukora hari wenda yaza kuhikura ntawamenya bakiri muto cyane bakamusubirana ati kera uyu muto bimaze ubwo uje nkwerekeye umugeni maze nawe usubire nta nyota kandi ndagushimiye cyane. nawe nuko rero nyabuna urukundo rwanyu rutumye munyemerera umugeni rero ushatse wakwisubirira mu mwanya wawe ko karahanyuze ntabwo urabona ko rwose umwanya n'umuwe nawe mutware umukobwa wawe wihebeye n'ubu ngubu ni Letitia ubwo mushatse rwose nakwigendera kuko mubonye impamba ibageze iwanyu ibyanyu murabirangije. bwayo mutwe rero murakoze cyane ari urukundo rutazashira n'urukundo rutazagira umupaka maze nzagukunda ibihe byose aho bigaragarizwa. ikindi kandi urwibutso rw'urukundo mukunda kandi Imana izabidufashemo. bose bareba bati w'amazina yawe n'izindi nyinshi ubashinze muri umunsi mwiza wabo kandi biranejeje cyane. Imana ikomeze kuba umugisha rero kandi ikomeze kugubwa neza. Begere hano hafi maze babemere umurimo
dusohoye maze rero iyi ngofero izaba umutaka uzakurinda izuba kandi nyabuna reka tubasabe kugira ngo mwigire gutya maze n'iyo foto ize kugaragara neza kandi imeze neza. Reka tugusabe muze tambuka gutya uhagarare gutya, reka tubasabe kugira ngo itambike nyabuna nawe ukore maze iyo foto ize kuba iryoshye yego rwose. Hanyuma iyo foto y'umuyobore kugira ngo nawe amwegere iyo foto ize kuba hanyuma rero nawe utambuka ubererekeye kugira ngo iyo foto ize kuba umunsi wacu. Ibyo twiyemeje kuva kera birasohoye kandi dushimye n'Imana ibidushoboje kandi ndagukunda nzahora ngukunda urudashira hose. Hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Roza uretse gatoya yego ati impano nziza mwatanze Anastazi ndetse na Eliyabo. Anastazi ndetse na Eliyabo niboneye nanjye umubyeyi wundi ndetse ndishimye cyane ko mukurikira wamwemereye umugeni uyu munsi bakaba babihamije imbere y'imbaga ingana gutya ndetse imiryango yose ikaba inezerewe tukaba dukoze umuryango biramutse ati rero ndanezerewe cyane nanjye kubona umukazi ati mubyeyi mwiza wabyariye ati akira sinahangara gukora mu ruhanga rwa databukwe maze ubinkorere kayibuka amashyi menshi n'impundu nyabona urabona ko umubyeyi yizihiwe. Iyo foto bayifashe ati n'akabando n'ikingo izajya ibasha kugufasha nyabona agira gutya maze mwese mwikoreho. Igihe umubyeyi araba yihereye ari kureba iyo mpano nziza turabirebera inyuma ariko buriya we araza kunezerwa. Murabona ko rwose inafunganye ubuhanga niba yaraturutse mu mahanga ibyo niko bimbaze ariko murabona ko binejeje kandi bishimishije. Muyakirane umutima mwiza kandi urukundo mukunda ntiruzatezuka sinzatezuka kuri gukunda atakira impano nziza abitegure umukunzi wanjye kandi se izaba umanuka muri karitsiye y'iwacu y'iwanyu nyabona izuba ntirizakwice kandi ntuzasitare rwose uzabe wikwije uwo mutaka mwiza. Mukecuru rero nawe yateguriye impano nyirakuru wa Letitia ati nawe uko yatanze uburere uruhare yagize niyemeje kuba intumwa nziza. Mukecuru wabaye umukecuru mwiza kandi amuherekeza ntacyo bitwaye maze amushimire kubw'ikamba yamuteguriye umunsi w'uburere bwiza kuva yavuka amezi 9 mu nda agenda yigengesereye kugira ngo adahungabana cyangwa ngo ahungane maze uyu munsi nanjye kubw'ibineza neza byifite ku mutima wanjye naguteguriye ikamba ryiza cyane bivuga ko wareze kandi ukandera kugeza uyu munsi nanjye ubaye mukuru ugiye kurera abandi. Rero utangirize mu ruhanga rw'uruhemure nk'urunguru ni ikamba ryiza cyane kandi mubikora neza mwihuse kugira ngo mucunguze uburyo umwete. Mubikora neza mwihuse ati iri ni ikamba ryiza ry'uburere mwamuhaye kuva ndi mutoya kugeza uyu munsi ndabashimira cyane. Imana ibamugisha kandi Uwiteka ajya abana namwe kubw'uburere bwiza mutanga muzabutange n'ahandi kandi uburere mwatoje nanjye nzabutoza abahandi ndetse nawe Uwiteka azampa mu byaro rwanjye maze uburere bukomeze gusagamba mu muryango wacu.
kandi uburere bwiza bwuje umuco bwuje kubaha Imana. Ikamba gusa ndacyagutaka gutaka maze gushimira kubw'iki gikorwa cyiza, maze atakira iryo kamba ryiza, maze bikunezeza mubyeyi mwiza. Murakoze cyane rero, mubikora neza kandi munezerewe. Murabona ko nakubwiye Imana mwenya maze tuze gusaba. Thank you mama, bishatse kuvuga ngo urakoze mama, urakoze mama, ibyo wamureye ni byinshi kugeza uyu munsi ukingiye ubonera ibyitso bivuga. Imana ibahe umugisha. Iki gikorwa twishima tunezerewe kandi akamurere bwiza, akaba ikamba ryiza ry'uburere yantoje nkiri mutoya abageze, kandi iri kamba rizaba ikimenyetso cy'uburere yampaye. Igihe cyose azaribona ajye yibuka ko bw'Imana ko yabaye yamubereye inkoramutima. Murabona ko aranezerewe kandi ameze neza. Ati akira guhe ikamba ryiza ry'uburere wantoje nkiri mutoya, nanjye nkabitora, maze ukambaza ko nzawutoza n'abandi. Ni ukuri ndagushimira cyane. Maze kubw'Imana araza asobanura Letitia. Mwabonye ko rwose abasore n'inkumi baratojwe ndetse bariga barabinoza. Uwa mbere ati mu rwigereza ati thank you mama, undi nawe ati ndabisobanura neza. Murateguriwe protokole imufasha kugira ngo wantorewe iriya ntebe wayiteguye neza, cyangwa niba hariho amahwa araza kubashora. Simbizi uko wabigenje, ariko ntabwo nigeze nkubona, ubwo nibiza kugenda gutyo ubwo. Murakoze, turabashimiye kandi tubashimiye uburere bwiza mwatoje umukobwa wanyu, kandi buriya hari umunyarwanda yavuze ngo iyo butije imvura iragwa, kandi amasaha yo iyo ari kugenda niyo twe duhagaze amasaha yarakomeza. Twe rero ntabwo nk'uko twasabye mukatwemerera umugeni, mwakoze mwamutwemereye kandi ndizera ko muranamuduha. Ahari sinzi banyamuryango, mwamutwemereye, mwamuduhaye, mwamushyikirije, ariko turifuza ko mwaza no kumuduha tugakomeza gahunda z'imisango, tukaza kuzikomeza nyuma no mu rusengero, byose bikaza gukomeza. Ahari sinzi niba mwabitwemereye. Twabasabye mwabyubahirije kandi umugeni twamubemereye, twanamubahaye. Igihe cyose wabona witeguye watubwira tukamuhekera. Abasore barahari bashobora bagize umuryango, twamuheka tukamuzanira umuryango. Mubambira amashyi. Babigusabye bose, ntabwo wihangane, turakugora ariko wihangane kuko watwemereye. Buri iyo wemereye uramuha nyine. Turagira ngo dukurikije amasaha aho twe tubona ageze, kandi dukurikije n'igihe dufite, turagira ngo mu byiga n'ubushishozi mutwemerere mu kanya muri bugiye gatoya, muduherekeze, muduhekere, noneho dukomeze gahunda zindi ziri buze gukomeza aho ziri buze gukomereza. Murakoze. Ubwo icyifuzo kigejeje ku muryango wifuza ko twaguherekeza, ntabwo twaguherekeza nk'ugiye burundu, ariko reka sabe n'umuryango wanjye tuguhe impamba, naho umugeni we mwasabye hari abashinzwe kumutegura
kubategura barimo babandi natekerezo mbonye ko nimuza kugera mu nzira bashobora kuza kugwisari uze kuba kuri moto tubaye tubashimiye nyuma turaza kubasabira n'umugisha kandi tubashimira ko ibyo twabasabye mwabyubahirije ntabwo twaza ntabwo